Nese zitamo hano harimo amazu bakodesha. Amazu arahari. Mo hano harimo umuryango umeze fresh umuntu yakodeshamo. Zumba ni bigari kandi bimeze neza cyane. So ufite nimero za nyiramazu ukamuhamagarira akazi tukadiringa nkifatiramo ikiryango hano. Nimero ndazifite muri telefone ngo reka muguhamagara. Boss Gaziki. Waba uri hafi ko hano hari umuntu uri gushaka amazu yo gukodesha mukaza mukavugana? Ndaje. Minota mike cyane. Ubwira bahagaze aho ngaho ndaje. Burya ruri hafi. Ngahatego katagucika. Umva boss wacu rero ukunda amafaranga. Iri umupanga y'umusyaza. Ukajya guhahira mu rindi duka ritagegeta kwirukana. Kunda amafaranga. Ni banki se bajya kubitsamo buri munsi. Banki ze zikunda amafaranga. Ugize ngwi. Impamvu mvuze ko ari banki zikunda amafaranga nuko abaturage bose ariho bayadepa. Kandi ugiye muri banki usanga ariho hari amafaranga menshi. Bayo bamucira n'umutegereje. Wallahi mvuye n'ahantu kure hano amaguru yahiye wagira mvuye icyangugu. Cyakora nindamuka mbonye inzu biraba ari iby'amahirwe kabisa ubu bose ntabwo kuba ataribona neza. Wanoge nari uyu mpanga yeza iri wanjye wani duka ryaye none ntabwo rizongera guhomba. Wana amadovize nk'ari amadovize ngiye kurya none nari. Ugize ngwi. Wanoge nari wanda yamukure mukarasi. Dore boss nguye nyiramazu ibindi muravugana. Rero mukura musista bikubwiye ninjye nyiramazu aho ngaho urabona atari njyewe ufite amazu meza muri Ikirezi. Rwose aha ngaha nta muntu utakifuza kuhaba, hari amahumbezi meza, haragura n'igikoni, za depo aho washyira ibintu byawe byose ukaza ugafata akayaga hano. Hano mazu ni nayo ya mbere muri Ikirezi. What? Papi fre ba Jaypo amagudu 200 ngo bazobe hano muri inzu ariko nkabakatira ariko wenda byize ewana. Oh no. 200,000. What? Gasumva ari bikaza hano ameze gutya abantu bose bo bahanze bose baba bayifuza urumva ari ibintu bikaza. Ugize ngwi. Wereka kunyidogaho umbwira ngo 200,000 mbwira tubijyemo neza ubundi tubyinjiremo mbona ukuntu nakigiramo. Ariko se musore urumva ikofi yabyimbye ku buryo ufite imyaka yo gukodesha y'amazu. Gusa ibyo reka tubireke nimba ikofi yanakubyimba yenda yikugabanyiriza kugira ngo ubone uko winjira mu mazu yanjye maze fresh. Wowe nyereka inzu tuvugana amafaranga ibyo iri kwivugishwa ngo 200,000 250,000 ngo ba pifura senzi ba Jaypole ngo baje gukodeshamo hano ngo biyime inzu ngo wumva bafite udufaranga tudashinga. Wowe nyereka inzu tuvugana amafaranga maze ubundi ugabanya amagambo. We kundi wowe warasoze cyaka inzu yanjye babacishije ibyatsi. Rewe kuntu komeye na bet. Nginzu yawe irakomeye mbona itangiye gutama PS ikomeye bwaye. Ariko ubundi sister ko mbona uri niba usigaye burushinze ukaba watarangishije n'ukwezi kwa mbere ngo wumva utekereza iki bashaka kunyambura. Ugize ngwi. Ariko wagira kaguteza abantu ibibazo. Hari aho ngiye amafaranga ntaboneka nzayagura. Ejo undi ni kwa mbere unyitege nzaza unyishyure. Ata twikomereza. Nyine mbwira amafaranga ahwanye n'iyi nzu nakodesha. We rwose nanakubonye uri n'umwana mwiza 100 urabima. Hino uhita winjira. 100. Iki se ni ikibanza ngiye kugura kanguye musini twimanukira. None n'abadage benshi ariko irengere ryo rirandangije. Uduhumbi senkani. Nese boss ko mbona uri guseka nk'umusambu utetse mu gitereko ubwo ngubwo umusini wanje ugiye kuwawe uduhumbi senkani nyine iki tumva se niki. Kandi wanze wisuzume neza usubire kwa muganga wanze bagupime nimba utasaza. Uduhumbi senkani kuri njye mwenyewe. What? Uduhumbi senkani nyine iki tumva se niki. Ahubwo mbwira tudiringe vuba kuko kugenda witinze ndagenda ngabanya nyine tu ntago ari wowe ufite amazu meza ina. Mva kumvikana nta muntu ujya mu isoko adashyi cyamuzanye. Ahubwo nyine nari mfite 50,000 waritse ngaguha 30 ku kwezi ngajya nkwishyura inzu kuko 50,000 ndasaguramo nayo kugura ibikoresho n'ibindi bintu byose ngeneye nyine kurumva yuko ntago naba mu nzu itabamo ibikoresho. Ugize ngwi. Nyinisha ngo nukuri umupanga yimushya shobora kwikoza ibicu nkamanuka nk'igacura mu nkahita nk'ubarura nka sandwich brembo. Bose genda gake twumvikane rwose 30,000 ntago ari make sibyo boss. Bose wangerega nanjye mbaca gusagura 30 urayemera. Yego.
Okay, amategeko n'amabwiriza arakurikizwa ku bapangayi bashya bakodesha mu nzu za Gasikiri. Irya mbere, wemera kujya guhahira mu yandi maduka atari iryanjye ngemwe nyoye Gasikiri. Ndamuka mufashe wahayiye ahandi guhita mwirukana. Oh no! Ese boss ibikoresho umuntu yabyizaniye yakeneye kuza guhahira mu iduka ryawe. Numvirara, ako nta mutwe ugira. Mvuze ngo ugomba guhahira mu iduka ryanjye igikoresho icyo ari cyo cyose. Cyambere mfitemo ibikombe, amasafuriya n'ibiyiko. Ibyo erega mba nabyitwaje byose ndabifite, we nugira ikibazo. Dore ngibi byose nabizanye rwose. Dore ngibi byose ndabifite rwose, nari rwose nta n'impamvu yo kubihaha kuko nabyizaniye. Oh no! Byujuje ubuziranenge. Akoze umujyana ko umuntu yakukutiye nko kubw'intambara ya Hitler yagiye kurwana, ese ndamurya iki? Gusa iyo ngofero yawe wambaye sirimo imbaraga zishaka kwanduza abapangayi banjye bashyara. Sana hano turebe. Ugize ngo Rero ingofero yanjye kubanza kuyitezamo umuti, imbaraga zose zirimo zishiremo. Nese boss icyo ni ikinyabuzima ugiye guteza umuti, nta kintu irwaye. Ibyo reka tubireke. Amafaranga ya mbere uraza kuyanyohereza kuri telefone y'uku kwezi kwa mbere. Yenda ugiye muri uriya muryango wo hirya, ibindi turaza kubivugana. Boss ingofero yanjye. Ingofero yawe se uru rugamba. Gusa ibi ni ibiki banyarwanda? Reka nanigende. Umeze bite se? Ndabona uri no kwisomera n'utunyamakuru. Buriya utunyamakuru turuhura mu mutwe, mba ndi kwisomera kugira ngo nduhure mu mutwe. Wowe uruhura mu mutwe ariko tudatinze muri ibyo nanjye kurara ya mafaranga y'inzu. Amafaranga y'inzu nta n'iminsi ibiri iciyeho none aha ngaha. Ni amafaranga y'inzu. Ubwo narakoroheje ntabwo wari ukwiye kurenzaho iminsi ibiri ishize ni myinshi. Nahura y'amada. Umva boss urongera kuvuga ikintu bise ifaranga mu kanwa kawe. Nzi n'amafaranga nishyura ino nzu n'amafaranga unyishyuza wowe ndagukubita. Ariko inzingo zose ziriyo ukuntu kameze. Ikintu bisayitere wowe urakiza. Njye no kuzi wowe. What? Zanye bya zezenge nakwikora numbone kuno ngo nuko ndi mugufi. Umva boss twubahane nagukosorera mukajya kuzana abo mu muryango y'iwanyu. Haguruka subinyire. Uretse umunota umwe ni wo nguhaye ndabashura bibona. Mwiriwe mama wacu mwiza. Kirirwa ubusa wasigaye mu rugo wenyine. Ubwo umwana wanjye umukoreye ibiki? Ntacyo nyine nuko twakinaga byonyine, nta kindi kintu umukorera. Mama cyumvise ifunyira by'umugongo dore cyari kinongekana kwa nanga ureba ukuntu hamera cyari cyuguhaguye. Ubwo se ntiwibwiriza? Twishyura amafaranga rero. Uyu mama ndamutse mugahakana yuko nta mafaranga y'inzu mfite, mbona n'ukuntu yakukutuye ameze nk'umugore w'ikihebe yahita kwica uyu nguyu. Ugize ngo Urabyaye azuduha amafaranga. Mwitonde mbabwire. Basi muvangemo n'ingumi n'imigeri. Mureke kunkubita ibyo bigoti sibyo bavana. What? Kanze gure kagenda mwambara itene njiranye. Hako ubundi ya telefone yanjye. Telefone yanjye ndayibuze. Cyangwa kirayijyanye we. Ariko nanjye kababwira nzajya nkatsa. Gihora twigendere.